intama ni ikimenyetso cy'ibyiza n'umugisha n'ubukire ko bihagaze kuri ukabona uziragiye tu ntazo bigeze nta nizo umuntu afite iwanyu ariko ziraho zirimo zishinyiraho ntabwo bazita icyo bafite ukundi bazita ni umukumbi umukumbi w'intama yego urumva iyo ubirose ziri hamwe yego ziri kurisha uzihagaze inyuma cyangwa imbere aho ushaka hose bisobanura ko umwuka w'ibihombo ubukene n'inyatsi bikuvuyeho birimwo bikuvaho n'ubigiramo ubwenge yego hari igihe abantu bahora bambaza ngo kwica mbisobanura kenshi kurota wica imegeri ni ugusoroma imegeri yego babyita kuzica ariko kuzica ndetse n'ibihumyo mushroom kubera ko nta wakubwira ngo ejo hazapfa imegeri oya nta n'umuntu umenya uko zahageze buracya mukazibona cyangwa mukabona umwayo wazo nuvuga ngo ni ubutaka buzohereza we nta rero bigiramo biravuze rero kurota wica imegeri hagiye kuza umugisha utunguranye kandi uwo mugisha utunguranye ntabwo uzahoraho ahubwo ibyo ukuye mu bibyaza iki umusaruro wiposiponinga ibintu byawe wibisubika ubundi guhora usubika ibintu egari gusubika amahirwe yawe bikore bive mu nzira yes yego cyane bikore bive mu nzira bikore byihute bikore utabarwe nicyo kintu bishaka gusobanura cyane iyo uzibonye muri ubwo buryo hari ibintu bigomba kwitondera ibintu bine imegeri n'ibihumyo yego ugomba kwitonda ugacunga ikintu kije mu buzima bwanjye kije gukemura iki ubwo ni ukuba maso cyane no gutekereza yego ko mbonye aka kantu kandi hari uwambwiye ko afite agasambu kagura aka kantu nubwo atari muri Kigali kuki ntemera ukagura yego abandi oya ni kure y'umujyi ni kure y'umujyi ntabwo ari mu Rwanda ni mu Rwanda none se ubu ngubu abatuye Kamonyi n'abatuye hakurya za Bishenyi ntibakorera muri Kigali baraza rwose abatuye Bugesera ntibakorera muri Kigali cyane no ku Ruyenzi abatuye ku Muyumbu ntibakorera muri Kigali abatuye Rwamagana ntibakorera muri Kigali abatuye Byumba ntibakorera muri Kigali abatuye Musanze ntibakorera muri Kigali funze biri ahantu igikapu na varize birokinze ahantu bivuze ikirere bivuze ngo yajyane urugendo rwawe ruhawe umugisha aho ushaka kujya hawe umugisha urugendo ukeneye ruhawe umugisha kuko warose wafunze varize witegura kugenda yego kandi n'urugendo rw'amahirwe si urugendo rw'inyatsi kandi umuntu atangira kubona utuntu duke tumufasha muri rwa rugendo reka buri bintu by'Imana ntabwo biza ngo ntabwo wakira abantu ahubwo ugenda ubona winjira mu bintu utabizi ukazisanga wageze mu bintu bigari utatiza ko byakakubaye byagutse wamaze kubigeramo yego kurota wibona mu bantu benshi uhagaze ari kubasumba mu bantu benshi basumba niyo yaba no muri iwanyu mu rugo n'ahandi hose ukabona uhagaze muri bo urabarusha ibirere yego uzirikana yuko Imana ikubwira ngo ugiye kubasumba uko byamera kose yego strategy bakoresha ibyo bapanga uko babipanga uko babigena bazafeyiringa bazakwikubita imbere ibyo bivuze iki rero biravuga ngo iyo umaze kwerekwa ibintu muze byirukana inyatsi n'iki byose nyaboneka hindura imyumvire kora reba kure
gendana n'iyerekwa ry'Imana, Yego. gendana n'ubushobozi bw'imbaraga zawe, ariko ibintu byubahiriza. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo umenyeshe ubumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabateguriye ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe, nkwanira abusize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubake ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Suje nanone nkwifurije kugira ibihe byiza ku bumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Mu kiganiro cya nimugoroba nkwanira abawe cyangwa se Build an Everlasting Legacy, turacyakomeje n'ubundi. Ndabasuhuza aho muherereye hose mudukurikiye, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mwese ikaze cyane. Amazina ni Jerinde, kumwe na Mushumba. Wiriwe neza? Niriwe amahoro, ndashima Imana n'abantu bayo bose. Amasengesho yagenze neza, Imana yaraturengeye. Ariko mbabwira ngo bitegure mu cyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa munani. Yego. Bitegure. Ni cya kabiri cy'ukwezi kwa cyenda. Ni cya kabiri cy'ukwezi kwa 10. Yego. Tugomba gusenga mpaka icyari kikuri imbere kikuriye kivi kuva imbere. So Imana ibamusha mu izina ryayo. Urakoze cyane. Uyu munsi ndacyari mu nzozi, ariko zikwereka ko umwuka w'ibihombo n'ubukene n'inyatsi bigiye kukuvaho. Yego. Umwuka w'ibihombo, inyatsi, ubukene n'inyatsi. Yego. Ibintu bitatu. Noneho rero kurota ni kimwe, bahomba no gusohora ni ikindi. Hari ukurota ntibisohore, ako nta ruhare ubigiramo. Aho rero none si uwaguha umurimo ukaryama, wakwihinga, ugomba guhinga, wakwishyiramo ifumbire, kandi guhinga wakwishyiramo imbuto. Nibyo narindi kuvuga nyine, guhinga nabyo si rimwe, ni process. Hari kurima amasinde, intabire, ugatera, ukabagara cyane, kuko ubigizemo uruhare. Gerageza gusohoka muri ibyo bintu. Wiryama ngo narose ubw'inyatsi yavuyeho utakoze, yavuyeho gifite inda y'inyatsi, nayo ubwayo ni inyatsi. Yego Mwami Yesu. Umugabo umwe wa wundi wanyeretse ejo bundi arimo asobanura, uwo nguwo nyine wanyeretse kuri TikTok. Yego. Yansanze aho nabaga i Remera mu Gihogere, hari muri 2010. Yego, na kabiri. Haza umuntu ati, nagira ngo munyemerere dusenge, munyirukaneho umwuka w'inyatsi. Yego, w'inyatsi. Umugabo ati, jye namubonye mu izina, ati ntabwo zongera kugira inyatsi. Ahita akoramo 25 arayamuha. Icyo gihe yari menshi. Njya mu nzu nizanira icyuma, nigiye nabonye umuntu gutera inyatsi uwo ari we. Ati namubonye njye. Ati ninde? Niyo nda yawe. Wunguka 5 karya 8. Gusa uzagera utarurira Jaguar ujya guhaha Uganda, kera uba wahombye. Imibare mike niyo ndabiguhombye, ntugahita arakara. Njye nta na 5 yampaye, kuko wamubwije ukuri. Abantu banga ko babwiza ukuri. Inyatsi, ubukene, ugomba kubitekereza. Yego cyane. Icya mbere ni ukurota. Uwo muntu nyine birangira gutya, maze se kuki wamubeshye? Ati ntampaye yo kubashyira inzu se. Igihe kugira ko umucara 12,000 angahe mwiza. None
ukibona uragiye intama nubwo ntaziba mu buzima bwawe. Kuko intama ni ikimenyetso cy'ibyiza n'umugisha n'ubukire ko bihagaze kuri ukabona uziragiye tu ntazo bigeze nta nizo umuntu afite iwanyu ariko ziraho zirimo zishinyiraho ntabwo bazita icyo bafite ukundi bazita ni umukumbi. Umukumbi w'intama. Yego. Urumva iyo birose ziri hamwe, yego, ziri kurisha uzihagaze inyuma cyangwa imbere aho ushaka hose, bisobanura ko umwuka, ibihombo, ubukene n'inyatsi bikuvuye birimo bikuvaho nubigiramo ubwenge. Yego. Hari igihe abantu bahora bambaza ngo kwica, mbisobanura kenshi. Kurota wica imegeri ni ugusoroma imegeri. Yego. Babyita kuzica ariko kuzica. Ndetse n'ibihumyo. Mushroom. Kubera ko nta wakubwira ngo ejo hazapfa imegeri. Oya. Nta n'umuntu umenya uko zahageze. Buracya mukazibona cyangwa mukabona umwayo wazo. Nuvuga ngo ni ubutaka buzohereza we nta raro bigiramo. Biravuze no kurota wica imegeri hagiye kuza umugisha utunguranye. Kandi uwo mugisha utunguranye ntabwo uzahoraho, ahubwo ibyo ukuye mu bibyaza iki? Umusaruro. We postponing ibintu byawe, wibisubika. Ubundi guhora usubika ibintu egari gusubika amahirwe yawe. Bikore bive mu nzira. Yes. Yego. Cyane. Bikore bive mu nzira, bikore byihute, bikore utabarwe, nicyo kintu bishaka gusobanura. Cyane. Iyo uzibonye muri ubwo buryo hari ibintu bigomba kwitondera, ibintu bine. Imegeri n'ibihumyo. Yego. Ugomba kwitonda ugacunga ikintu kije mu buzima bwanjye kije gukemura iki. Ubwo no kuba maso cyane no gutekereza. Yego. Ko mbonye aka kantu kandi hari uwambwiye ko afite agasambu kagura aka kantu nubwo atari muri Kigali kuki ntemera ukagura. Yego. Abandi ho ni kure y'umujyi ni kure y'umujyi ntago ari mu Rwanda. Ni mu Rwanda. None se ubu ngubu abatuye Kamonyi n'abatuye hakurya za Bishenyi ntibakorera muri Kigali? Baraza rwose. Abatuye Bugesera ntibakorera muri Kigali? Cyane no kuri abatuye ku Muyumbu ntibakorera muri Kigali? Abatuye Rwamagana ntibakorera muri Kigali? Abatuye Byumba ntibakorera muri Kigali? Abatuye Musanze ntibakorera muri Kigali? Kuki ugiye kwima amahirwe kandi yarabonetse? Ahubwo ngo haragakweto nari nkumbuye ngo mu rugo nta n'inyama bakubaheruka. Inyama inka barabaga buri munsi, ariko amafaranga ntazaza buri munsi. Icyo nicyo kintu abantu batabasha. Waruzi neza ko imegeri zitishwe badahise basoroma uwo mwanya zirapfa. I know. Nta nubwo wazira utazikoze. Oya. Zitetse. N'ibyo ukwiye kumva ni amahirwe aje atunguranye ariko atazahora mu biganza byawe, ariko nuyabyaza umusaruro cya gikorwa kizahaguma. Bisaba ube maso uyakoreshe neza mu gihe cyiza. Yego. Kandi ntukivuga ngo reka mbanze njye kugisha inama, ahubwo bazamenya ko nayo afite uzabisobanura gute. No kukibaza. Guhabwa amata, kurota ubona uhabwa n'amata n'uwo ari we wese, ariko please don't drink it. Mu nzozi ntunywe ntube wanyweyo. Vuga ngo gira amata ukayafata ugatereka ariko ntuyanywe. Ikimenyetso cyo guhabwa amata ni ikimenyetso cy'igikundiro. Favor. Yego. Favor is more than gold and silver. Icya gatanu
gatanu igihe cyose uzarota ubona urimo usekana wishimanye n'abo wari uzi ko ari ababisha bawe, ubona bakwishimiye, bagusekeye, batwawe, ubona nyine bagukunze, jya uvuga ngo umaze kugira imbaraga zo gutsinda abandwanya bose. ba bandi wari usanzwe uzi ko bakurwanya cyangwa atari abantu beza kuri wowe, babikwibwiriye, reka ntukurwanya akanabikubwira. Hari abantu b'ibikura nkota jere kubwira ati burya wapi giye ntago nkorana nawe. Ibi maze kurota ubona wicaranye na rya tsinda, ariko nk'ubu gihe mfite abantu runaka ndabazi bahora bantesha umutwe, urumva, kandi ngasanga ndabazi. Yego. Abo bantu kuba mbazi ariko umva ntacyo bimigiye, ariko ukabona turishimanye, turasabana, ariko ntituri gusangira. Mpita mvuga ngo nawe mbonye imbaraga ziri hejuru yabo ntawe uri bunkange. Kurota uhabwa impeta, not alliance, impeta yindi aho wayambara hose. Iyi yumvikana n'ubukwe, ariko ari wakwambika, ari wakwambika aho bashaka. Abandi ngo ku maguru ntihajya impeta, ni uko umuco wacu utabizi n'ubushobozi buke. Ubundi se ku ntoki bo barabyemera ubundi, ahubwo ikibazo menya ngo mpawe impeta, muri make uhawe bwa buryo. Kandi uhawe uburyo bushyashya bwo kubasha kubaho. Yego. Iyo hawe ya mpeta no gufungurirwa imiryango, yenda wambara musumba zose wayambara ahandi pfa kuba atari alliance. Uko iyo uhawe impeta kuri alliance ukambara abisobanura ubukwe cyangwa urupfumo kabiri. Kurota ubona dokima imbere yawe, document ari dossier kuri imbere utari witeguye kuza guhabwa, nayo ubwayisobanura ko hari imiryango ikingutse. Turi kuvuga ku nzozi zerekana ko inyatsi, ubukene na bikuvuyeho. Yego. Inyuma ho gatoya nuvuga ngo inyatsi, ubukene n'ibindi bikuvuyeho. Hanyuma rero kurota wicaye mu biro byawe byiza cyangwa atari byiza, ariko byawe, ariko ubyicayemo. Ahura noneho icyo gihe ubona ubyicayemo, bivuze ngo there is another level Imana igutwayemo. hari urundi rwego Imana igushyize, ariko ruri class rw'icyubahiro, rwiyubashye. Yego. Bivuze ngo urwego rwiyubashye akenshi ruzanwa n'ubushobozi. Gukora cyane bizaguha za mbaraga. Yego. Kandi ukarota ubona ufitemo kashe mu biro, ibintu bigize gutya, za mashini zibara amafaranga, kandi utari banke. Yego. Bivuze ngo ufite the merit, inshuro nyinshi z'amahirwe. Icyo uzakora kizakubera cyiza, ubwikobe bwinshi bw'amahirwe. Icyo uzakora kizakubera cyiza kuko wagikoze neza. Yego. Hanyuma hari ukurota ubona varize cyangwa igikapu bifunze biri ahantu. Igikapu na varize birokinze ahantu. Bivuze iki rero? Bivuze ngo yajyane urugendo rwawe ruhawe umugisha. Aho ushaka kujya hawe umugisha. Urugendo ukeneye ruhawe umugisha kuko warose wafunze varize witegura kugenda. Yego. Kandi n'urugendo rw'amahirwe, si urugendo rw'inyatsi. Kandi umuntu atangira kubona utuntu duke tumufasha muri rwa rugendo. Reka buri bintu by'Imana ntabwo biza ngo ba, ntabwo wakira abantu. Ahubwo ugenda ubona winjira mu bintu utabizi ukazisanga wageze mu bintu bigari utatiza ko byakakubaye, byagutse wamaze kubigeramo. Yego. Kurota wibona mu bantu benshi uhagaze ari kubasumba, mu bantu benshi basumba, niyo yaba no muri iwanyu mu rugo n'ahandi hose.
ukabona uhagaze muri bo urabarusha ibirere, yego, uzirikana yuko Imana iri kubwira ngo ugiye kubasumba uko byamera kose. yego, yego, strategy bakoresha, ibyo bapanga, uko babipanga, uko babigena, bazafeyiringa, bazakubita imbere. Ibyo bivuze iki rero? Biravuga ngo iyo umaze kwerekwa ibintu muze byirukana inyatsi n'iki byose, nyaboneka hindura imyumvire, kora, reba kure, gendana n'iyerekwa ry'Imana, gendana n'ubushobozi bw'imbaraga zawe, ariko ibintu byubahiriza. yego, niba birota kimwe muri ibi, wiryama ngo nabirose byarangiye, oya, ntabwo bizakwishyira mu biganza. haguruka urwane, hangana. Mushomba, hari umuntu tubana mu gipangu, umusore abana n'umuvandimwe we w'umukobwa, nta muntu ajya avugisha. Urabona ko ni igipangu kibamo abasore barenga bane, nta muntu ajya avugisha. Ahora mu nzu kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ntiyagucaho ngo agusuhuze, ntiwamusuhuza ngo akwikirize. biba bipfira hehe buriya? Afite imyaka myinshi. Niyo ndibaza, umuntu w'umusore muri iyi viziyo ntiyakwegera abasore buriya amakuru, information y'abantu baganira, hano hari opportunity, hano biba bimeze gutya, reka da. ngo afite abadayimoni benshi, ese umunsi yarwazaterurwa nawe. Nicyo kibazo. None se arihagije ku buryo azaniyahura? Nk'ubu iyo abantu badahari arafungura akajya hanze, baza agafunga akajya mu nzu. Ibyo ni uburwayi. Ibyo ni uburwayi, izo ni ingorane, azo ni agahinda gatuma adashobora kuva muri iyo nyatsi. Erega twe nubwo abantu baduhemukira, yego, ariko ibyinshi bigizwe n'abantu. Yes, amahirwe tugeraho ni abantu. Imana iyo yakwishimiye guhuza n'abantu, yego, Imana iguhumugisha. urakoze cyane kandi Imana ihembura abera b'Imana. Abantu nibirekure, nibabohoke, nibave muri za kokiye bihishemo, nibazatere intambwe, bahumure, Imana iri mu ruhande rwabo. Amen. Shalom.